umuturage aguze umugati muri Simba ugejeje mu rugo aranyandikira ati mudutabarize mvuye kugura umugati muri Simba urabuze ureba uranuka. gusa aha hantu aguze umugati niba ari n'iguriro mwese kabira abantu barishyize kuri izi mbuga Simba se niko akazi kayo harya nakaye mu mufuka y'ibirayi ntabwo waburamo ikibazo. atsa wumva Yego indi mifuka y'abandi ko bitarimo hubwiwe n'iki ngiriya ndake ngo yayitewe n'ubwoba yatewe n'ubuyobozi. hari minisiteri iruta izindi zose yasabwe kwihutisha politiki y'itangazamakuru. iyihe si iruta izindi zose? minisiteri primatire. Umudepite umwe yaravuze ati kigiye imyanzuro cyane uyu uzahabwa minisitiri w'intebe wo kubyihutisha. kwihutisha kuko irahari kuko itangazamakuru risa ngo ntiryahize hagati nk'ururimi. rwose ndabashimiye ni 6 yagiye atangwa n'ino nteko nzareba akagenda yubahirizwa. oya nashaka ye kunubahirizwa bamuhaye 6 ariko amezi 6 mu Rwanda ushobora gusanga ari make. muri politiki ni make. Ndabona inteko rusange y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yaremeje itegeko rishyiraho umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi. azajya atangwa n'umukiriya ariko umukecuru arazwe gukubita umukazana bakajyanwa mu bitaro ndetse n'uriya mukecuru akabifungirwa yafunguwe. agomba gufungurwa none zo umukazana yazabaho adafite nyirabukwe barebana. buriya bamugira inama avuye ati rero vana Korea ya ruguru uruhande rwa Korea y'epfo. tubaye ikaze mwe mukurikira mama rwa Gasabo TV tugeze ku isaha y'isama n'iminota 10 Kigali tuje muri twibature yo kuri uyu munsi turagaruka ku ngingo nyinshi zitandukanye ariko mbere yo gutangira nkuko bisanzwe nka misa ya mbere kuri uyu 29 Mata 2025 hagati ya saa 12 na saa 6 hateganyijwe imvura mu mujyi wa Kigali mu ntara y'Uburengerazuba ndetse no mu turere twa Nyamagabe Nyaruguru akarere ka Huye aho ni mu majyepfo Musanze Burera na Gicumbi aha ni mu majyaruguru. Hateganyijwe kandi umuyaga uringana ifite umuvuduko uri hagati ya metero 3 n'eshatu ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganyijwe mu gitondo ni degere Celsius 10 mu karere ka Nyabihu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nanjye meteo yanzuye muri iki gitondo mwaramutse ariko haramutse neza ndimo ndasurwa na meteo muri iki gitondo mu gihe hagati ya saa 6 na saa 12 hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tw'igihugu. Igipimo cy'ubushyuhe bw'ejo giteganyijwe ku gicamunsi degere Celsius 29 mu karere ka Nyagatare mu mujyi wa Kigali degere Celsius 27. Umuvuduko w'umuyaga ni metero hagati ya 8 ku isegonda. Nuko ikirere cy'u Rwanda kiza kwifata kuri uyu munsi. Tubaha ikaze muri twibature. Yego Jean Pierre waramutse bwakeye bari hanze ndizera ko urasa neza Yeah, bakugabanyiriza oya nta kibazo biriya dufitanye nabyo. Ikibazo ni meteo yo mu muhogo. yego turaza kuyica. Abari hirya no hino bameze neza badukurikiye turabasuje nabo. abari live aka kanya tubifurije igitondo cyiza. harimo uvuga ngo Atike kandi today ahitangirira good evening ubwo yarejo nimugoroba. shaba wetse shaka ushobora nawe rero oya gusa ntiyarejo nimugoroba rwose bihindure nihangana bihindure hari ukuntu ndabyutse neza nabaretse nibura ati good evening kanaka kambe ndetse amazina ndagushimira ubuvugizi ukorera abantu nanjye ngusaba ubufasha ku kibazo maranye sinzi niba bari kunyumva neza maranye imyaka 6 ndagirana giteye gutya nagize uburwayi bukomeye suriya we Jean Pierre amanota 5 kuvuyeho niba mwabuze inkuru reka nitangire muri kunti ubwo najya ndebe niba atari icyo dusanzwe tubona okay nakibonye nagize uburwayi bukomeye ngira amahirwe yo gufashwa n'ubuyobozi kwivuza i Kanombe mbashimira nyakubahwa president na madamu we uruhare babigizemo witwa Dr Gashumba ubwo yari minisitiri ubuzima yansuye ikibazo cyanjye akishinga NCC y'abana yari yobowe n'uwitwa Dr Uwera Kanyamanza barankurikirana nyuma naje koroherwa hanyuma NCC yafashije kujya kuba mu kigo cy'imfubyi SOS Village Children SOS hari Kacyiru sihira ikibazo mfite kugeza ubu nuko amafaranga nakoresheje mu bitaro angana na miliyoni 10 arenga ni 400 gutyo ntabwo bigeze bishyura none ibitaro byambwiye ko bitazongera kumvura
ntarishyura kandi umuganga wamvuye yambwiye ko ngomba gukoresha check-up muzi enye hashize imyaka 6 ubu ni nk'enye nabuze uko nyikoresha mu bitaro urakoze abantu bangana gutya ikibazo bakigiyemo bagiha umurongo NCC mufashe muvuze none yaramuvuje irisohokera fagitire iramukurikira umurwayi fagitire yakurikiye umurwayi n'abo bantu bavuzemo bose barabigizemo uruhare ngo ajye kuvurwa none fagitire akurikira umurwayi $10,400 miliyoni 10,402 n'amafaranga 665 y'u Rwanda bamujyanye yahenze kandi batazahishyura none fagitire ngo iramukurikira ngo kandi barambwiye agomba kujya akoresha check-up enye none ashaka imyaka 6 yarabuze uko akoresha n'imwe mu bitaro ati mwiriwe undi na mwiriwe neza nitwa Kanaka ndashaka kukubaza Mama Gasabo TV y'abasaza n'abakecuru ngo se niyo basaza n'abakecuru gusa urubyiruko nayo tuzajya twibone twasotse nabonye ko twayisetse okay ndumva araho bigarukira undi nuwaduhaga inkuru ye wagira ngo tuyicishamo amaso ingingo turi bugarukeho inzu y'ubucuruzi afashwe n'inkongi y'umuriro ejo byarabaye ifite agaciro ka $56,000 twari tubivuzeho ndimo ndiruka uyu munsi mfite ibintu byinshi iki gihombo bibaho arihangana ubwishingizi ntabwo ari buhari abantu barashishikarizwa gufata buriya uzi umuntu wadufasha kugira ngo bijyemo ubwishingizi bugerwe mu bantu bose bashoboka nk'uko polisi yangize ngo ugiye kuvuga ngo ni njye nk'uko polisi ishyira mu bikorwa ko nta kinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda wa leta uzi ko nta wundi muhanda umuntu agira nta kinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda kidafite ubwishingizi ihita igihagarika ubwishingizi bw'umuntu n'inzu rero Rwanda Housing igomba Rwanda Housing igomba nk'umwamwanya ntabwo bikunda giye kumwamwanya ntabwo bikunda dore uko byakorwa buri nzu ntabwo bihenda imodoka ko bataravuga ko ariko inzu zikorerwa batarazireka tujya kubivugaho imodoka ko batarazireka reka twe gusesengura ingingo ufite ubwishingizi bw'iki ingingo nta ufite ubwishingizi bw'iki ntabwo nigendera gutyo nta n'ubwa mituweli ugira wenda ubwa mituweli ubwo burahari urakoze ubwo icyo utabufite ubuhe ubwo ari bwo bwose kuri jyewe ninjiza burahenze ntabwo nayabona ariko ntabwo najya kugura imodoka ngo njye kwitakisha ngo ubwishingizi bw'imodoka burahenze sinajya kubaka inzu ngo nitakishe ngo ubwishingizi bw'inzu y'ubucuruzi nubatse ngo burahenze sinajya gucuruza iduka rya $56,000 ngo nitakishe ngo ubwishingizi bw'ibicuruzwa byanjye muri iyo nzu birahenze izo $56,000 uri kuvuga yego aho ziba zaravuye ku muntu guhaze aho bigeze aho bizava hose ntago ziva mu mikino murakoze ntaryama kandi ntago zabura n'imwe y'ubwishingizi none se ubu ari uguhendwa kiriya gihe n'ubu ngubu yize insurance yungutse azi nyine bumwamwanya buba azi aho barira naho batari murakoze twagiye ejo bundi nabonye umunyamakuru ajya kuri X arandika ati umudepite yatabashe bari bamwivunye bivuga n'umudepite ze uyu mudepite yaramwivuga niba ariko nabivuga umudepite yarivuganye umuntu ateze ngo uravuga ya kesi y'abantu bita abadepite yo arengise babashyiriyeho akadomo ngo ntabwo dushinzwe ubuvugizi bw'abaturage byavuzwe na visi perezida ariko muri mishoni yabo urayisoma ukibaza ko mubikora byose mu nyungu za rubanda oya kandi nabo babashyiramo aho ariko ntacyo ntabwo tuvuga za rubanda baryangiye ngo ntabwo batumikira rubanda ntawabatuma n'uwo bakorera ubuvugizi batora amategeko turegistrate wanzaniye ako gafoto no kugenzura ibikorwa bya guverinoma pointe hari ikibazo basanga umeze ute basanga karitsiye yanyu imeze itikeneye ubuvugizi mujye gushaka ibigo cyangwa imiryango ishinzwe ubuvugizi none se iyo bakora ya matuwa bakaza bakabaza minisitiri kugenzura ibikorwa bya guverinoma burya twagiye ntabwo ari ugutumikira abaturage ku byo babonye
mubiveho twigendere umugati intumwa ya rubanda ngo barayipfunyikiye intumwa ya rubanda nako umudepite nako umudepite umva kandi nanjye ngo ndamwite we bazagukubita bazanyire kandi nabonye agira ingingo zikomeye umugati uraboze uranuka umuturage guza umugati umuturage guza umugati muri Simba ugejeje mu rugo aranyandikira ati dutabarize mvuye kugura umugati muri Simba uraboze ureba uranuka arasaba ureba uranuka ko hara ntago wahita wumva gusa aha hantu aguze umugati niba ari n'iguriro iri guriro mwese kabiri abantu barishyize kuri izi mbuga Simba se ku mugati bahora bavuga ngo Simba umuntu wese bakaza niba bamumwamwanya ukajya kubona ukabona birarangiye ushobora gusanga wenda unyira yari Simba nawe nubwo n'umuvandimwe yanditse ati umuturage ariko hariya umuturage nyine wa Kimihurura cyangwa ugenda utaka ikibazo cy'umugati baguhaye uboze bagahita baguha 5 mizima ngo uceceke ikibazo sinje kwica business y'abandi kuko nanjye nkundi ariko niyo business ntize kutwica iyo business nayo ntize kutwica si rimwe si kabiri bari abantu bavuga bati imigati yayo hari ikibazo nyirayo nawe ubwo ari Simba nk'izina numva ahubwo bavuga ati sinatana ajyanye umugati wo muri Simba icyo mpfa nawe ni kimwe anegura abazimu mu nda nicyo kibazo cya Rome ndaza kugushakira ikindi kiganiro nkoherezamo urumva ko yakibye bya mu gitondo ntago kibishoboye abyuka bamuforoma none se reka nkubaze bamwe barashima abandi bakaneye nyine iyo myumvire irahari ariko sinzi niba wenda za nzego zikora ubugenzuzi nkarika n'abandi bari bwafata umwanya bavuge ngo tumaze iminsi rika akazi kayo harya nakahe ngo nukuhara niba ari kugirira harimo n'uburenganzira bwo kugenzura nyine ubugenzuzi n'ubugenzuzi muri bya inspection ntabwo turi bujye hano ubusa tuvuga ko imigati yose bacuruza ari kuri imeze mu mufuka y'ibirayi ntabwo waburamo ikibazo wumva yego indi mifuka y'abandi ko bitarimo hubwiwe n'iki n'ababikonsoma ko utarababona bateye hejuru cyangwa we nta mugati ukonsoma cyangwa twe ntayo dukonsoma ntayindi mu bayikonsoma ntago ayikunda ariko ntabwo urakunda ariko ikintu kiriho ibino biryo sibyo ntabwo ndi kubakamera mu gitondo ubundi bibikika iminsi ingahe ntabwo yarenga 3 cyangwa bijya muri firigo bino biryo by'imikati oya none se bano niba waguze 26 none se bano kubera guhenda kwayo yita guhenda kuko ku cyiciro cyanjye birampenda kubera guhenda kwayo n'abandi bagenda bavuga ata ndabura abandi se bawuma byose simese byose singano nk'uyu nguyu ushobora kuwukoresha nka katalizeri gutyo uba wapfuye gutya sibyo kuwurya ushobora kugiraho ingaruka nyine z'ako kanya zitazigaragara cyane ariko kuwusya ukongera ukawukoresha mu gukora ibi mu gukora iyindi byo birakunda ariko nyine gutya niba abantu babivuze rimwe kabiri gatatu none se bagira umuntu wabo uyu ugenzura ngo uyu maze iminsi harimo akantu nabonye abantu bajya bavuga koko kumva wagatekereza cyangwa rimwe na rimwe ugasanga hari aho uhura nako iriya shashi kari akantu kamwe kaba kariho ngo urarangira ujya kugura umugati ujya kugura umugati muri ano maduka akomeye yabyo y'iyi migati n'ibiki amaburanje n'ibiki ugasanga wajyayo n'umunsi kuwa kabiri handitseho ko wakozwe uwo munsi wajyayo kuwa gatatu handitseho ko wakozwe uwo munsi ukibaza imigati yose mugira ikorwa umunsi nahageze hari n'ikipe yigeze kuzana imigati iradufana ikorwa umunsi nahageze irapfa n'abari abantu bakora ari amata bakoramo pasteurizing n'ibiki byose bakozamo utuyawute n'uduke hari ukuntu njya mbakemanga hari ukuntu usanga abayacuruza batandukanye bwaratumbye burabucupa bwaratumbye kandi wareba ukabona bashyizeho amatariki y'uwo munsi cyangwa nko mu minsi 2 hari yawurute nigeze kunywa ndwara mu nda kandi mbona kuko hari iyo nabonye imbere niba yarikozemo amavuta niba ari abayijyanaga bayicunda dupfunduye dusangamo imbere harimo ibintu by'umuhondo ubona ko ari nk'amavuta ariko ntekereza ko na kuriya igenda igafatana hari igihe runaka ibimaze Etoile de l'Est muraherukana inde Etoile de l'Est kuki muba mutambwiye oya muraheruka wese izi ikibazo ufite kuki mutambwiye mbere hose none se ntacyo basubije uwo muturage wa Kimihurura ntacyo baramusubiza yewe kuki mutambwiye icyo nzi cyo nyine yari umuturage ariko wa Kimihurura
reka ndeke kumuvuga mwe mwaza muvuga abadepite yamenyekanye gusa benshi bibaje ngo umuntu utabasha kwivugira ko bazatuvugira nubwo atari intumwa yacu ubwo yatuvugira iki nawe arimo niyo mpamvu byageze hariya ni nk'ahandi umuvunyi ajya ati natwe turasaba yuko kandi ari ushinzwe guca ku karengane nitandukanye nawe natwe tugiye gukora ubwo buvugizi Bento Keita yego gusa abarane n'abababaye ni ukuri kose urumva ko none se nawe aratabaza umuturage yatabaje abinyuza ku munyamakuru ukomeye umunyamakuru aratabaza atanga ubutumwa ntabwo twamenye ko atari umuturage nk'abandi bose oya mbere ubutumwa ntabwo bwavuga umuturage ntabwo bwavuga umuturage umuturage aguze umugati muri si umuturage ugura umugati muri si ariko wawugura nawe by the way ariko ushobora gusanga umuturage atari n'ubwa mbere aguriwe umugati nibyo narindi kuvuga urumva ariko yakubitanye nka ya madosiye aba ari munsi ya yandi aba yarajeho akantu ariko mfite amakuru ko ngo mufite amadosiye mwari munsi y'ayandi mudashaka kuvugaho yo muri bya bigo se yo mu bigo ubu ngiye kujya nkora investigative stories umvaze baragufunze uvuze amadosiye ndimo ndatunganya dosiye ariko mbashyire hano umvaze ndimo ndashaka amakuru arambuye kuyo nabonye kuri dosiye ya wasake samu baburetse genda gake nyine hari ayo nabonye yibanze hari ayo yabonye yibanze mbese ibintu bigendanye ni wasake wivuga ngo hari ayo wabonye yibanze yabonye iki n'amafoto arimo n'ibizibiti ariko nyine sinabyizera 100%, ngomba nibura kwegera bamwe mu bo bivugwaho muri departement ya finance baburetse genda gake samu hanyuma ejo mwumvise inkuru ijyanye n'umwe mu bihaye Imana n'umwe mu bayoboke b'idini b'itorero rya Adventiste wagize gutya akora ubuvumo mu isambuye ngira ngo ako kantu mwarakabonye gacaracara inkuru ya BTN naganiriye n'umuntu niba ari umwe mu bayobora intara zaho sinzi ukuntu bimeze agenda ambwira ati ikibazo ntabwo uriya muturage namuha ishingiro mbe na mbere mbikwemerera ntiyego rwose ndabyumva sinzi niba wari kumuha ishingiro ariko ibyo yakoze ushobora kwanariza ukumva nk'icyabimuteraga buriya ngirandake umbaze ngiriya ndake ngo yayitewe n'ubwoba yatewe n'ubuyobozi niko bivugwa ubuyobozi bw'ubutera ubwoba gute reka nkusomere hano nabonye mirega mu ndake imbere harimo n'ibyumba na communication nk'izo mu ngo reka ya makuru nyabahe ariko sinifuza ko amazina yanjye yashyirwa hanze nk'uko mwabyumvise muri iriya nkuru ibi byo gucukura imyobo byabereye mu murenge wa Musheri aho ni muri Nyagatare gusa gahunda yo kugenzura insengero harebwa izujuje ibisabwa uburyo yakozwemo iburasirazuba ugereranyije no mu zindi ntara z'igihugu ubona nayo yaratije umurindi iyi myitwarire igaragazwa na bamwe ku buryo umuntu ajya gucukura akajya gusengera Imana munsi y'ubutaka banza wumve uburyo yakozwemo mu burasirazuba ngo nk'ubu mu karere ka Gatsibo ubwako kose mu gihe cyo kugenzura yego mu gihe cyo kugenzura nta rusengero na rumwe basize mu murenge wa Musheri wose nta rusengero na rumwe basize rufunguye umurenge kubera ko zose zitujuje z'amatorero yose n'amadini cyane n'abashake hose utibagiwe n'ahasigaye no muri kati hahandi basengera bya bindi batabaza ati urugero nk'itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu burasirazuba rigira insengero 426 abe makuru bitari umurokoresha kareka burya intambara y'imyemerere ntuzapfe ntabwo najyamo ngewe ntabwo irangira ngewe upfa kuba utujuje ibyo bagusaba yego mu burasirazuba ngo hari insengero hari hasanzwe hari insengero z'abadivantisite b'umunsi wa karindwi 426 ubwo zose ziri kuri ariko izo zose 420 bumva sigaye 6 zirafunze afunguye 6 gusa izo 400 intara yose izo 6 bara uduce zirimo intara yose siyo ntara nini tugira mu gihugu
Ibirometero hasigaye esheshatu. Kilometero Murumva icyenda. ko iyo shusho mbahaye igaragaza ko uburyo ubuyobozi bw'intara bwitwaye muri iyi gahunda bwatije umurindi imyitwarire turi Arabeshya. kubona. Arabeshya. Murakoze. Arabeshya. Ndaguha urugero. Arabeshya. Dore nanjye urugero ndi buguhe. Yego. Mu ntara y'amajyepfo hari ahonze Yaha. sibyo nahagararaho. Yego. Barafunze barazifunga bagera hamwe barababwira ati namwe muri abantu mwari musanzwe muri abayoboke nuko ubwo iyo haje politiki mwitandukanya n'Imana mukayoboka politiki ariko namwe murabibona umu protestant azasengera hehe babarangira mu karere ka Ruhango ubwo ni mu karere ka Nyanza mvuga babarangira hasigaye mu karere ka Ruhango mu bucidikoni bwa Nyarugenge tugira ikiyo bita ubucidikoni munsi ya paruwa hejuru ya paruwasi haba ubucidikoni nk'akarere Nihute. sibyo Uvuga ibyo bintu ntabwo Hanyuma- tuba tutabizi. Yego. Mu byihuse. nabo bafite uko babyita bagira amafiriti Oya, n'ibindi nibo byose bafite uko babyita. nabo bafite ubwo bashobora kuba babyita hanyuma abadivantisite naho barazifunze babwira ngo ahandi mushobora kuba musigaranye ni igitwe Yego ndabyumva rega. uvuye mu karere ka Nyanza haragana hegeranye n'ahari uruganda rw'imyumbati iyo Impe. yose gutyo harafata ku bishanga by'akanyaru ku gishanga cy'akanyaru Ku ntera. bati ni igitwe bavuga ati amahirwe asigaranye none dushobora kugira gutya konyine gusa basiga urusengero rumwe Ese- konyine ubushize ko mwari kumwe na bashyiramo minisitiri. nk'irihumye basiga urusengero rumwe narwo barabwira mugerageze murwane n'ibishoboka umuntu ashobora kurebesha amaso Yego. ariko we babwiye ngo ahantu dusigaranye amahirwe honyine ni igitwe mu karere ka Ruhango Ubushize ko mwari kumwe aho na minisitiri- ko karangirira mwari kumwe na minisitiri Yego, aho karangirira mujya rwose. kwimika musenyeri yabasubije ngo iki ku kibazo Aho cy'inzira karangirira mu burengerazuba. yaratubwiye ngo Yego. nk'uko hari hamaze iminsi ngo ubu noneho gahunda ihari ni ukureba n'izihari ko zujuje ibisabwa bishya byaje Ndi kumwe na minisitiri. nazo zikabona gukora None se imiko n'igihumbi Oya pari ibyo. nazo si ukuvuga ngo izafunzwe gusa n'izihari ziri gukora nazo ni ukujya ku murongo w'ibiri gusabwa bishya Zikabona. kugira ngo noneho babone gusubira inyuma muri za zindi zafunzwe Aha. Reka ngaho mbwira ukuntu ibyo bintu bitiza abayoboke rero Eh. utazagira ngo burya imyemerere ni nka politiki uyijyamo mu nyungu runaka ariko imyemerere si inyungu ushobora gukurura gutya n'amafaranga ngo ibyo uzibone birumvikana. iyo urwana intambara y'imyemerere rero Aha. emera uhangane n'abafite iyo myemmerere Ujya gucukura imyobo. Shadada aragira buri ngo wese muhuze uyu kubura- rero ngo kugabanyuka ikibazo kw'insengero. cyabayeho niba ngo yari asanzwe ari umuntu ukoresha amasengesho biteye gutyo Biteye gute? hanyuma bya bindi nyine by'abantu bya bintu by'abantu bakunda kwisengera byumba ubwabo, ngo n'ubundi. mu butayu mu byumba Mu butayu twarahaciye. baramubwira ati wowe ibintu wigira bamushyiraho amagambo wumva harimo iterabwoba aravuga ati rero reka nkwereke inzu yanjye isanzwe nyifite ngiye kwishakira ubuvumo nzigiramo aragenda ajya mu ati niba murima we ikibazo ari mu cyumba Ese biriya baramubwira ngo bazaza ngo bamutemo bamujyane Ese biriya ati bintu- reka nze bazaze basange ntahari biriya bintu biridutse bikabago. ni nk'uko ibirombe nyine byariduka ni akaga nyine yaba ateje n'ibirombe abantu bigwa bagiye gushaka. nawe yabikoze nk'ikirombe ibaza hano harimo imiryango harimo ibyumba bitandatu Oya, nabonye harimo- uburebure mo imbere ni metero ebyiri Urahagarara. ugendamo uhagaze Nabonye harimo communication. hakabamo n'ibice bigiye bitandukanye rero ngo niba Umuntu yakoze ibigori trade, yakoze basanzemo indake z'abasoda agenda ashyiramo communication. ibigori basanzemo niba wenda ari ibyo bamuturaga nk'amakoro niba ari ibyo yari kuzarya akamera nka cya yari kibuga yarabaye cy'ibikiwe n'umutware. Nta mutware ngo byubaka. ahubwo Reka nkubwire. Abantu nka bariya ahubwo bameze nka babandi bigeze guca amadiplome yabo ngo bagiye gusanga Yezu tugahurira ibweramana. cyane rwose kugeza ubu ngubu yaburiwe irengero cyabwo yarashatse ngo ashobore kuba yabibazwa barebe niba binagize n'icyaha erega kugira ngo icyaha kibe icyaha harerema zigomba kugaragara hari regare ya mbere Ntakubeshye pe. giteganywa n'amategeko wayarenzeho wagonganye n'amategeko ngo bibe icyaha hanyuma se hakaba na morali abagiye wari batabwa muri yombi se wakigambiriye. bafatiwe mu butayu baba batandukaniye n'abari mu buvumo Ibyo bintu ariko by'ubutayu ubundi byanze mwajya bikunze ubwo musengera nyine na bariya bafatiwe mu butayu ndumva bitagize icyaha kwica amabwiriza sinzi niba ari icyaha kiri penali bagushyira mu buryo bwo kugira ngo ugororoke ujyane n'aya mabwiriza gutyo ujye ku irati yayo sinzi niba babyita penali kwica amabwiriza bazakurikiza igiteganywa n'amategeko cyangwa n'amabwiriza aho kugira ngo umuntu ajye gusengera mu mwobo.
yaba byihuriye akazasanga urusengero rwafungutse. ubwo nta makuru yari ahari n'igishobora kuba cyaratumye hari uwatekereza kwitwara gutya kanigere niba ngo niho basengera umuntu akibaza ngo ese ntabwo abantu bashoboraga kuba bakumva urwo rusaku ngo ibaze mu mafamu y'abantu yoza Nyagatare ntabwo baba bayatuye dore muri izi nkumi ziri ntabwo baba gusohoka bayatuyemo ngo uvuge ngo uri bwumve urusaku muri uyu murenge ntekereza ko ibintu by'amafamusha ntabihari. muri izi nkumi ziri gusohoka mu minsi urabazi iri umurenge imbere wa Musheri batubwira ndabuze na Dodofera dore bagiyeyo cyagiye muri kampeyini banditse. mwebwe bose umurenge wa bawugenza bose Musheri cyangwa mwajyaga ku masantere mwakoreragaho Ako twarahanyuraga. mwahimbariza Ntabwo twarahanyuraga by the way tuhareba. imusheri ubwo mwanya ubwo akarere kose ugafite nako umurenge wose ufite mu mutwe Ntabwo ari mu mutwe wose ya ariko ntabwo ari umurenge wose aho uyu ibice bimwe na muturage bimwe aho uyu banyuragamo muturage ari urahazi aho bavugaga ndahazi. ubwo mahirwe ni kana ni amahirwe Yego reka twigiye mu nkuru zacu nabonye hari minisiteri iruta izindi zose yasabwe kwihutisha politiki y'itangazamakuru. iyihe si iruta izindi zose Minisiteri primatire hariya nayo ni minisiteri primatire se Nayo ni minisiteri yihutisha ibyo bintu gute ubwo nyine baza aho biri. hari ibintu Baza izagororamo aho biri. hari impamvu yasabwe kwihutisha ahubwo tunyuriremo turaza reka mbabwira ikibazo cy'umukazana nyirabukwe cyakemuwe. ibibazo inkuru none wazanye none ni gatiki Umukecuru warazwe gukubita umukazana we akajyanwa mu bitaro ndetse n'uriya mukecuru akabifungirwa yafunguwe. Wa mukecuru w'Inyanza agomba kubyibuka se agomba gufungurwa none se umukazana yazabaho adafite nyirabukwe barebana kandi agomba no kumusaba imbabazi. Umuseke rero wabagejeho inkuru y'umukecuru witwa Nirere w'imyaka 65 wo mu mudugudu wa Nyabisindu mu kagari ka Rwesero muri Busasamana i Nyanza yarataye muri yombi akekwaho gukubita umukazana w'imyaka 29. Abatuye muri kara gace bavuga ko umukazana yagiye kureba nyirabukwe uriya mukecuru ahita amukubita inkoni mu mutwe aramukomeretsa ahita ajya kwa muganga no gutanga ikirego kuri ku kaboko se ntabwo ari hano gusa aho ngaho ariko gusibye ko nabyo ni muri kara karere gatukura kari mu turere 10 twa nyuma dukennye ntabwo nabura kugashyira mu turabasuhuza abatuye muri kara gace bavuga ko bariya bombi bari basanzwe bafitanye amakimbirane bishingiye ko umuhungu wa Nirere ishatse uriya mugore amushakiye mu nzu zo mu rugo. Icyo kirakomeye mu Rwanda ushakira iwanyu birakomeye pe. Uriya mukecuru rero amakuru rero ngo umuseke wamenye nuko uriya mugabo n'umugore bavuye hariya babaga bajya kuba mu kandi kagari. ikibazo wumva kitakemuwe ubwo bavuye iwabo w'umuhungu erega baragenda mama wawe ubwo mu mvugo y'abanyarwanda nyoko n'umugore wawe bose baba ari abagore bombi baba bahanganye nk'abakeba nk'abakeba akenshi babana nk'abakeba umugore akenera igitenge na nyoka agikeneye oya noneho ikindi mama wawe usohokana na nyoka akeneye kujya kunywa icupa ariko usibye aho ngaho byasakuje ubundi uzi intambara y'abakazana na ba nyirabukwe kera araza akicara mu rugo agashyira akaguru ku kandi akajya abwira umugore wawe ngo ncanira televiziyo nzanira amazi wasakuza akakubwira atari kuzi ko nabwira umuhungu wanjye akakwirukana kagusohora kagutuma kandi hari abahungu bamwe na bamwe birangira koko akavuga ngo kugira ngo nshwane na mama nzashaka undi mugore wakimutse ukajya gutura kure. hari umusore ureba agataha ariko gahunga mama hari umusore utagetinga akavuga ati I was the last born n'igihe uzasigaraniye imitungo ariko abahungu ba mami ntabwo ujya ubumva abahungu ba mami bamiye bariho abahungu ba mami hari umusore uri akavuga ati uru rugo biragaragara ko ari jye muragwa warwo ntabwo naruvamo mama agomba kuba hariya mu gikari cye ntange nkaba mu nzu nkuru akenshi uba usanga nyine ari iyase wenda bafitemo nk'inzu 2-3 nyina akababwira ati nzabaha ngaho zana umugore da hanyuma akajya niba banafite n'inka akajya azikama none zajya ngo umukecuru azajya gutumiza abaturanyi ngo nibaze bakame inka afite umuhungu hanyuma se ukazamenya ubwenge ute ubwenge se ubwo uri umuhungu wa mami use warongoye nta bwenge yegora ariyo ubwenge uba ufite ahubwo ntabwo uba ushaka kwitandukanya na kiba kibura ni ugukemura ayo makimbirane yaba hagati ayo makimbirane rero simwe mu mbwenge abantu baba babanye nk'abakeba rimwe na rimwe yego ubwo rero abantu babanye nk'abakeba ni uruca abana imiguka izajya ihora ari hasi hejuru kuzageza igihe umwe azica undi ahubwo minisiteri y'uburinganire n'umuryango
bigejeje ku rwego internationali icyo ndagihakanye uyikoreza umuzigo icyo cyo rwose nako y'uburinganire. niba uri umusore urumva reba ukuntu uva mu rugo rwose ugiye kubaka ugiye gushaka umugore uva hafi y'umukecuru niba uzi ko azashwana none se shada ariko uzi gusiga amasambu cyangwa mama wawe njye narwemeye ndanaguha none se urumva yabigira tagomba kuhaba nagashakira nyina haba ku ruhande kandi bakamutunga neze nyina azajya kwitekera yego ashaje bahetse gato nzazana umugore agiye gutekera ubwo wajya kwitekera ufite umugore mama afite imyaka 80 n'ingahe wenda wamuzanira umukozi ariko si igihe umukozi udashoboye kumwishyura uzabiteka mu mwohereza isorori ya buri mugoroba buri manywa buri gihe ni umuzigo se uwo mubyeyi kumutunga umwana gutyo mama wawe araza akaba iwawe mukajya mumwitaho akaba hehe iwawe mukajya mumwitaho sikovu ntiwarera nyoko bukwe ntabwo warera nyoko bukwe ariko muri murabizi ugatuma tureba muri komenti abantu ndabizi bari kubitubwira ubu ngubu ntiwarera nyoko bukwe abenshi bari kurera ba nyirabukwe ubundi si ubwo ni ukumurera nyine ntiwamushajisha kumushajisha ngasaze neza ugufite yarakubyariye umugabo si ngombwa si uko yambyariye umugabo ntangana na mama ndetse mama wanjye sinamuzana aho ngaho burya naho yaba afite n'ijambo kurusha nyoko bukwe urugo n'umugore basaza b'umugore baba muri urwo rugo ariko barumuna b'umugabo cye bakuru nta n'umwe wahaba oya barahaba ariko iminsi mike bahagira passage ikibazo kiri hano rero ntabwo gishobora kutabana rusange hari n'igihe bene nyina w'umugore bashobora kutahaba hakaba bene wabo w'umugabo kubera iki bitewe n'umugore kuko umuntu wese uba mu rugo burya muri famire zacu nka 90% bikomoka ku mudamu usibye nyine ko hari igihe umuntu atagira amahirwe ariko hariho umuntu ugira amahirwe ku buryo igihe cyose ahora akeneye ko nyirabukwaza urugero bamwe mu badamu barimo nanjye tutagira abamama uzi ufite uruhinja uzi wabyaye uhora umushakira utuntu tw'uturimo tumutinze ukamubwira ko uzamujyana muri wikendi kugira ngo nyine agufashe muri iyo minsi akwiteho ariko hariho n'urundi rugo ubundi habaho abantu 2 cyangwa 3 hari igihe mama wanjye umbyara aba ari ikigeragezo cy'ubuzima ku buryo ntifuza kumubona mu rugo rwanjye akambangamira akabangamira undi mushyitsi uri buhace umugabo wanjye niba yazaga niba yabyukaga wenda akavuga ati reka ntunganye akantu abana na nyina bagende yego ati wenda kuko navuye mu kazi saa 3 akavuga ati rero ngo avuye mu kazi saa 3 yaryamye saa 4 n'igice saa 5 ngewe naryamye saa 2 wenda natashye kare ndaruhutse reka mbafashe ugasanga mama niba araho yamubujije ubuhumekero yego cyangwa se niyo atabimubuza mu buryo bweruye ngo abimubwire hariho n'uvuga akamubangamira icyo gihe hari igihe ushobora kwigira inama ukavuga uti mama ntaza hakaba ubwo haza nyoko bukwe w'imfura wajya unamubwira ngo ngwino muri saro kurya akakubwira ati wa mwana we se mera umwana nzanira ajya kugirane wenda arimo aravuga ati ntabwo nzi niba umuhungu wanjye n'umukazana bariyaga batamikana nicara abana barabivamo ntabwo nari nzi uko nyine cyangwa agahora ameze atyo ugiye wenze urugo ushobora kugerayo ntumenye ko nyirabukwe nyina w'uwo mukobwa haba ibintu bye byose bibera mu cyumba aza muri saro gusuhuza umukwe iyo umukwe asohotse inzu yose ayikwirwamo yakumva ihoni rivuze akongera akisubirira aho aba agakora utuntu twe abana bakamusangayo bagakina hakaba ubwo umukwe aza yagera ku muryango agakomanga ati wiriwe mama ati mwiriwe bikaba barangizanyije akongera bakajya bavugana gake yibera ariko abo ni babakecuru bakuze hariho rega abantu bafite ba nyirabukwe bameze bangana nanjye yego barahari pe bakiri bato yego banasohokana akajya agira atya ndakuraho burushete nizi yo karamu ayarkiye ni burushete akajya hafi gutikura umutwe ku gikuta umushito umukwe nuko yicati usanga abwira umuhungu we ko amusohokana kurenza uko asohokana umugore baramukanya ati ku misayo ugasanga ari kwambara imyenda y'umukaza ari umukwe na nyira
bahoberana kuko ari abasirimu umukwe na nyirabukwe none se ukabireba ukabyihora we none se ikibazo kirihe haraye ko none se ikibazo urumva ariko dufite kesi sitade z'aho byarangiye we tuve ku byarangiye kuko ni ibintu biri aho ngaho kesi sitade ntawe uzi ibyarangiye amutwaye we tuve ku byo gutwara atwaye nyirabukwe hari uwo nzi byarangiye amubyaje oya ayo nama iyo nkuru ntitwayikoze tuba kabeza ayo nama iyo nkuru twarayikoze icyo wasaye turi kuvuga nyine imbe birya umuhini yotete twari turi kuvuga kuri ya nkuru y'umukecuru w'Inyanza umukazana we umusore yamushakiye muri annex mu mazu y'inyuma umukobwa aje kureba nyirabukwe agafata ikibandara akubita mu mutwe rero ubuyobozi buramubona nari nababwira nari ibintu byo guturana na nyoko bukwe uri umusore umukazana yagiye kumusabira imbabazi kuri ribu birarangira bariyunga ariko mu gukemura ikibazo buriya bamugira inama bavuga ati rero vana koreya ya ruguru uruhande rwa koreya y'epfo ntabwo ushyiremo byatandukanye demilitarized zone demilitarized zone nizo gace ka mbere ku isi kabamo intwaro nyinshi bagizemo DMZ ubwo rero ni ibyo ngibyo amahoro agaruke gusa ikintu gihari ibyo bibazo byose mwumva biri aho yaba wa mukecuru ubundi buriya abantu bigeze batera babigiramo burage bakajya bavuga ngo niki gituma ngo umugabo umusore ngo afate icyemezo cyo kurongora ubundi buriya ngo aba ari umuhungu wamaze kunanira nyina akamushakira undi mugore umumufasha yego usindahananira mama ubu rero uyu nguyu ngo ntarananira nyina udafite nyina se afata icyemezo cyo kurongora aba yananiye aba yananiye abagore batuye umujyi cyangwa yinaniye aba yinaniye agashaka uwo uyumufata ariko ikintu gihari uko kutagira uwo wubaha uko guhora bashwana nyirabukwe urimo kuzonga umukazana urimo kuzonga nyirabukwe umukwe wazonze nyirabukwe cyangwa se bukwe ayo makimbirane runaka ashingiye ku masano amwe n'amwe 90% bashingiye ku burere n'ubupfura umuntu yakuranye kuko hariho n'abakazana akaba afite nyirabukwe w'ishyano ariko akamwizirikaho kugeza n'ubwo umuhungu atangiye akavuga ati ariko uyu muntu ugutesha umutwe umushaka w'iki ahubwo atari ko se kuvuga ngo umushaka w'iki hari undi muntu uzi twamuha utari twebwe kandi twe bana be tugomba kumenya none se tumujugunye uwo nawe akabara ariko uwo mwana cyangwa uwo mugore cyangwa uwo mugabo bishingiye ku burere na nyirabukwe rero waza akabuza abantu amahoro nawe burya bishingiye ku burere kuko n'abantu barezwe nabi barakura n'amayibobo rega zirakura niyo mpamvu bavuga ngo kuko ngo umuntu mukuru none se ko n'amayibobo zikura yego ikibazo ni abantu bose bagisha inama nanze kuvuga iryo jambo nzigira inzererezi tujyanye se nabura mbajyana ese inkuru numvise nayumvise none se ngo mu badepite ejo mu byavuzwe ngo na ntuza yacu bayivuzeho babwira perivatire ngo mu mezi 6 badufashe turebe ibyari by'ukuri rwose ndabashimye amezi 6 yagiye atangwa n'ino nteko nzareba akagenda yubahirizwa oya nashaka ye kunubahirizwa bamuhaye 6 ba minisitiri babaha 6 we bakemuye ibintu runaka ariko amezi 6 mu Rwanda ushobora gusanga ari make amezi 6 mu Rwanda ushobora gusanga ari make muri politiki ni make ni make ariko wenda byaba make ari ugutangira zero ikibazo uko kimeze bavuga ngo nibura amezi 6 iki kintu cyaba cyahawe gukomerezaho ikintu cyari gisanzwe gihari ngewe icyiza cyabyo ibyo byose byo murimo ngewe icyo ndimo nishimira nuko nibura bumvishe ku kibazo cyacu urumva twebwe nagiye ndabana imwokaramama aha mu ndeba harakarimba poroso turirimba ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura nizeye yego amaraso ya kirisito yonyine nta jandavuga ni nta wundi muntu rwose muturwaneho yego rero ubwo nibura ubwo bavuga bakatuvugaho biraza wenda kandi baha agaciro umusanzu wacu ariko ubwo banatuvugaho bagira bati natwe inkoni y'icyuma ivuze ubuhuha abanyamakuru babakubita ibirenge kuko hari ibintu nk'ubejo nagiye numva abanyamakuru mwanze kubivangura byarivanga hari umudepite abanyamakuru bivanze n'abaturage bafite influence oya tuve ku cy'abaturage iyo uvuze umunyamakuru uvuze samu wizana ibya rusange wowe uyoboye ko uri umunyamakuru wowe ubwawe ni ukuvuga ngo igihe cyose ugiye kuvuga kwandika itegure ko ugiye kubwira abaturage ko ugiye kuvuga iby'imana ariko njye narabyize
ngomba kugira ibyo ngenderaho kugira ngo ntica wa mwuga nize. Ikibazo mfite uyu munsi, bano bantu batari abanyamakuru b'abaturage basanzwe, batazi aho bagomba kugarukira, batazi aho bagarukira n'aho banyura, abo bafite uko bagenzurwa. nk'uwo nabonye wadukanye pasiteri, ntabwo ari umunyamakuru, si umunyamakuru ariko yatanze igitekerezo cye. Amakosa yakoze rero afite uburyo ashobora kuyabazwa no gukosora, niba ari n'icyaha cyangwa amakosa, no kumugira inama. bafite inzego zibikora. Ariko umunyamakuru mugenzi wawe Sam ubizi, uzi ngo bahera aha bakagera aha ntibarenga aha, wajya kubona ukabona ahubwo yarenze n'aho abaturage barimo, ukamvuga ngo wa muntu wirukanka atazi aho agarukira. Niko yabaye. nk'ubu kambabazi hakinnye ikipe ebyiri zifite abafana barimo Scovia, uba utazi abakinnyi babanjemo, ariko wifanira gusa kuko ukinira muri karitsiye ntuyemo cyangwa se undi. Mu by'ukuri nk'umunyamakuru, mu gihe twese twagize urujijo, wowe wari ugiye kuza gukora iki mu nshingano dufite? uzi izo arizo? uracyazibuka sa? Kumenyesha, kwigisha no kudagadura abantu, no gutuma abantu bidagadura. Niba ari imikino match yabaga, vuga ku buryo umufana wa Peri yishimira ko Rutsiro ayitsinze, ntubadagaduye. Noneho nyuma niba hari ikindi ushaka kutumenyesha, dusobanurira icyabaye kandi ukizane mu buryo buri professional, ku buryo ubyumva avuga ati uyu muntu yabifatiye umwanya. Hanyuma niba ushaka no kutwigisha, tubwire ngo iyo umukinnyi akoze atya, abakoze atya. Hari ikiganiro cyabaga kuri TV1, kiriya kiganiro naragikaniraga, habagaho umwarubitre wigishaga amakosa mu kibuga, uko basifura, iyo bakoze iki baba bakoze iki. Ashobora buri uzi ko nsigaye ndeba umupira nkahita mvuga icyabaye, kuko icyo kiganiro nagikurikiye nk'amezi 3. cyakorwaga n'umudamu witwaga Sumuta, witwa Sumuta Sora, aracyariho nuko atakiri kuri TV1, bari hirya hariya. icyo kiganiro naragikurikiraga. Ubwo mu by'ukuri ntabwo cyatumaga twidagadura, ariko cyigisha uko mu kibuga kimigenda. Ariko umunyamakuru, ibintu birimo kuvugwa n'abafana bisize irange, noneho banavuzaga ingoma batareba mu kibuga, analize barimo gukora uko match yagenze. N'umunyamakuru wicaye ashaka kutumenyesha, kutwigisha no gutuma twishimira match, akavuga nka Scovia yari uri mu kibuga nisize irange, n'abafana bari Liverpool nabaye. Hari abafana njya ndeba match irimo ibera hano inyuma, bagatera ibitugu ikibuga, ubundi bakajya bavuza ingoma na bya bindi byabo bareba hejuru, bateye ibitugu. Igitego cyaba kirimo cyaba kitarimo, bo nibahagarara abahuriga, niba arabahuriga. Uwo muntu iyo avuye agakora analize yuko match yagenze, akwiye kuba yikora nk'umunyamakuru wagiye gutara amakuru. Kuko wowe udafana, uba ukwiye kwicara ukitegereza, ukajya uvuga uti yaramukandagiye, nubwo aramukandagiye, nubwo atamuhamije umwarubitire agize ate, arabyirengagije kwanga kubisiya match, ariko turahuruduka ku rwego njye nabyibaje. Haba harimo n'ubundi burakari, haba hari ikindi kibazo. Ufana ntabwo ari ugusimbiza, yemba numva kureba umupira byakabaye ari nko kujya kureba umuziki. no kwidagadura nuko abantu babirakarira muri bimwe na bimwe. Gusa umudepite umwe yaravuze ati nkigiye imyanzuro cyane uyu uzahabwa minisitiri w'intebe wo kubyihutisha. Kwihutisha kuko irahari, kuko itangazamakuru risa ngo ntiryahize hagati nk'ururimi. Ntabwo nabura akantu mbonamo muri ibintu byose, kaniceceke ejo ntazaruha nikozeho inkuru. tuzazikoraho mu minsi iri imbere, nta mahitamo dufite, nta kundi bizagenda. Nyuma y'umusoro rero ku bikomoka kuri peteroli n'ibiki byose n'amahoro n'amacumbi birimo byose mu ishingiro ry'itegeko ry'ejo, ndabona inteko rusange y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yaremeje itegeko rishyiraho umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi. Iri ni itegeko ryatowe n'abadepite 70 bose ku munsi w'ejo bari bitabiriye inteko rusange. Ubwo babisobanuye neza, nta cyitwa double taxation kirimo. Double taxation gute? Kuba umuntu yakishyura kabiri, yatanga umusoro umwe ariko ku bintu bibiri. Icya mbere bavugaga harya ngo na 3, bavugaga 3, mu kuvuga ngo niba ari 3 ku ijoro, yego, mu kuvuga ngo azajya atangwa n'umukiriya, ariko igisorozwa rumuntu ikintu kizabaho hoteli icumbi
ku nyungu gute se? ni bazajya babara hoteli ufite ibitanda bingahe ijana na bibiri icumbi ryo rizongeza reka mfashe uyu kumva umusoro Eh. uvuga Wenda ngo wabuze umusoro. umusoro ku nyungu Yego. ntabwo utangwa n'umukiriya aha dutanga teveya mwe mutanga teveya noneho izi nyungu nimuyikura mu bakiriya inyungu se si yacu se ntabwo mushobora kumva icyo bita inyungu ni iyanyu se nimwe mwashoye ntimwashoye inyungu niyo washoye irata washoye ntituze wabona inyungu mutaje na 18 ntiyakunda mutaje se mwajya nkora ibishoboka ngo muze ni ukuvuga ngo ikintu gihari babinywera ikintu gihari Yego. kuvuga ngo hari amafaranga 18% ajya ku gicuruzwa Yego. ayo ngayo Yego. iyo babaze igicuruzwa bakavuga ngo iyi mikoro igura ibihumbi 10 ukayigura ukaba wabimpaye ibihumbi 10 Yego. kuvuga ngo 18% ntabwo ari ay'igiciro cy'iyi mikoro ni ay'umusoro twarengejeho ngo uwuduhe Yego. noneho iyo maze gukuramo ya yandi 18% twise umusoro andi yasigaye ibihumbi 8,000 angahe ndagaruka nkateranya ku mwaka ya yandi twatangaga mu kwa gatatu ejo bundi igihe twavuga ngo itariki zabacitse nkayafata nkakuramo 3 cyangwa 30% yayo Yego. ayo yitwa inyungu ayo ntibayabarira ku y'umukiriya yatanze ngo ntago bayarenzaho Yego. kuvuga ngo umukiriya batanga ari 18 nanjye muyo nacuruza ibyanjye noneho atitwayo umukiriya yarengejeho nanjye ntangamo 30% havuyemo ibyo nakonsomye kuko icyo bita inyungu nayasagutse yego ntabwo inyungu ari ayakugezeho yose inyungu mu kubyumva neza ni Ukuyemo amafaranga igishoro. wasigaranye byose bya bindi byose byose havuyemo wabikuyemo expenses hariho rero abacuruzi bagenda babashyira muri kategori hari abagitangira bari kuri 3%, hari abari kuri 30 nyango n'ibindi bakagenda babihinduranya nyiri kiriya gitanda bakwiye gusora oya ntabwo ikibazo ari uko ari we nyiri igitanda akwiye gusora uryamyeho ubukene bwanyu Tuvugishe ukuri. uryamyeho ibibazo ufite byaba bikemutse ariko reba nkubwire ibibazo waba ufite byaba bikemutse icya mbere niba wari urushyuro ruhuka icya kabiri niba wari ufite ibitotsi urasinzira none se ubundi ubu dusinzirizwa n'ikirimo imbere kugira ngo nicyo turyamyeho none se wabuze icyo urya wajya kuryama hari uziko ukora no iki hasi urambarara bishyuka kakwiba Ntabwo- iyo nta bibazo ufite karakwiba Ariko nanone- iyo nta bibazo ufite no mu babandi ntabwo tujya tunyura ahantu barambara ese nta bibazo baba bafite bariya byarabarenze hari ukuntu ubwonko bubikinya iyo akigera byakurenze n'ubundi mureke twumve umusoro mugihe bayiha abaturage ra bariya byarabarenze ni ukuri ubwo rero iri tegeko ryatowe ku munsi w'ejo aho minekofine ivuga ko ibigo byose bitanga serivisi z'amacumbi kuva kuri hoteli kugeza ku macumbi aciriritse amacumbi aciriritse ari roki ntugire ngo ntabwo yaragumye aho icumbi riciriritse icumbi riciriritse ni rya rindi ry'agapasaje ni moteri ubundi ni guest house. moteri se ubundi izina rogi rivuga amacumbi uretse gatoya ubundi izina rogi muri Iryo ryambere. nk'uko batanga inyenyeri yego iyo Iryo ikintu ribanza. cyisweho rogi kiba kiri ku rwego ruri hejuru gusumba ubwo amahoteli twe twarabibusanyije noneho mwebwe mwafashe muri mukubita mwahuranye Rero twitwa ni ukuvuga ngo ubuzima Hahandi twarabwiyegereje bw'abakiriya Yego. twabwumvise mu mutwe rero ngo aba bose bazajya batanga umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi ungana na 3% by'ayishyurwa icyumba abo ni abakiriya ni umushinga wateguwe muri gahunda yo kuvugurura imisoro mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyerekezo 2050 iyi ni PR reka manuke imibare igaragaza ko amadovize yinjizwa n'ubukerarugendo bw'u Rwanda yiyongereye ku kigero cya 4.3% akagera kuri miliyoni 647 z'amadolari y'Amerika mu 2024 ugereranyije n'umwaka wabanje nk'uko byashimangiwe n'urwego rw'igihugu rw'iterambere. Muri iryo tegeko biteganywa ko ubucuruzi bw'amacumbi bugomba kuba bwanditswe kandi bukaba butanga imisoro buri kwezi kandi umusoro ukajya wishyurwa mu gihe cy'iminsi 15 ya buri kwezi kandi ibyo bigakorwa ku giciro cyishyuwe uwo mwanya cyangwa se akiri mu madeni. Hari ukuntu abantu muri hoteli bagenda bakabukinga bakazishyura ku kwezi ayo yose bagomba kuzajya bayabarira. Gusa mu Rwanda hari ibintu byaje byitwa Airbnb urumva aho abantu basigaye bagenda niba babyishyura bate ngo hari ibyumba mukaba mufite nk'ibyumba mukabibamo mubigira mubikodesha mubibamo byinshi cyane nigeze mbyumva aho gatoya mukabibamo igihe kinini yego ataravuga ngo ni icyumba waje Yego. kuraramo ugenda umuntu akaza agafata icyumba ukwezi akakibamo kose yego gutyo ubwo rero umusoro ngo nawo abadepite bemeje ishingiro ryabo
aya niba wishyura hajya haryama ufite impamvu na ba bandi ni basore tu nyamara bazasora turasora ariko Eh? turasora wese urimo abo turi kuvuga turabona ndabazi bigaragara cyo bazishyura hanyuma se ahubwo ngo njye nabasoresha ya nkuru nziza mwara karubanda mwayigije ku bantu se yes iyo muri youtube n'u Rwanda benshi turaje tuyivugeho bapfuye iki se ko nabonaga ari inshuti saa mbiri ziraje zigere tuyivugeho bapfuye iki ko bari inshuti ra oya ntacyo bapfuye ibintu ni bizima cyane bimeze neza minisitiri ari mu buvugizi bukomeye we ntabwo ari umudepite ngo buramunaniye iyo mvuze abantu bavuga ko ngira amagambo kanicecekere nkomeze nuko rwose pe ibera umwana mwiza yibera umwana mwiza nta kibazo baho ubutumwa se ngo hari ikintu umunyamabanga wa leta yego avuze ushinzwe imari Godfrey. muri minisiteri y'imari n'igenamigambi Yego rwose. Geoffrey Kabera yavuze ati kisi ngo yavuze ko hari ba nyir'amacumbi Aha. amahoteli ngo bafite ibyumba abantu babamo ariko babikodesha Airbnb gutyo ngo ubwo rero ngo uwo nguwo ugikodesha Yego. niwe uzajya wishyura cyane rwose ngo bafite ibyumba Airbnb ndaza reka nze nkikubwire neza nyine none se bafite ibyumba babikodesha yego nkaba mbese nta bantu uzi usanga bo mu cyumba cya hoteli nyine akibamo atunga none se ubundi hoteli yamubaraga nk'utari umukiriya ahubwo n'umukiriya w'imena Airbnb kwirinda gukubitwa n'inkuba mu bihe by'imvura ngo itakwandura ubu ni ubutumwa bwa minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutaka aya mbibutse ko gukubitwa n'inkuba ari igitutsi buriya ko nawe ngo si inkuba ibikwashije dore ni ibi bintu biba bikwashije nuko inkuba ariyo bumva nyine ariko cyaryo kiba kikwashije ubundi imirabyo niyo ikwandura inkuba yitanga sinye ko yohereje ubundi twaguhaye iravuga iti urusaku ruza warangiye Yego. kare mu mvura ririmo inkuba ubundi inkuba ihunga imirabyo n'abanyamahanga muri mu Rwanda n'abantu mwese mubasha kumva ikinyarwanda mu bice byose muherereyemo ihutire mu mvura irimo inkuba cyangwa n'imvura iyo ari yose kubera ko ngo hari inkuba zitagira n'amazi sinzi umuntu cyane iyo yari urumva wanga gupfa iyo yari nyinshi urasabwa kwihutira kugama mu nzu iri hafi ukava byihuse ahantu uri buhurire n'amazi sibyo ngo ni ukujya kirazira mu nzu muri iyo mvura irimo inkuba cyangwa se imvura iyo ari yo yose kureka amazi no gukora indi mirimo hanze mu mvura nk'iyo ubwo uriya ari mu aka kantu ikosa mukumve neza ariko genda ureke uterekeho ibase ugaruke muri rwa rwego rwo gufata amazi kubera ko hari igihe abura sibyo irinde kugama munsi y'ibiti igiti ni bo conducteur de l'électricité sibyo kandi nkuba ni amashanyarazi irinde kujya mu mazi niyo mpamvu mu kirundi bafite umuyaga nkuba urumva irinde gukoresha telefone iki cyo kizafata benshi ucomokora ibyuma bikoresha amashanyarazi niba ngombwa ujya kuri ya fizibure kamwe twita fizibure yego na coupe bive mu nzira urumva noneho ibyo byose bikubiye hamwe mu buryo burambye ufata ubwishingizi bw'imitungo yawe kuko inkuba ishobora kuza ikakwangiza igasiga ibitwitse muri ibi bintu Ugasubira muri bavuze harimo ibigoranye urugero kwirinda guhura n'amazi yego hanyuma birashoboka. imvura iramutse iguye Aha. ndimo ndaza mu kazi mu gitondo yego kandi mfite umutaka yego nzareka kuza ngo ntageraho ngenda mpurira iyo n'amazi mitaka nayo iratandukanye hari imitaka hejuru igiraho icyuma urumva umutaka w'icyuma barayiciye ufite w'icyuma Iyo ariko cyabaho se. simbizi n'ibikiba ya mitaka yari ifite amabara urugero reba uriya mutaka uriya muntu afite urabona ko uriya mutaka nta antene ufite cyangwa za anteni zari umurindankuba oya ahubwo byakururaga inkuba ari ibyago byakururaga inkuba none se ni imitaka ibyuma isigaranye ibigo n'amaminisiteri uzarebe iyo barimo bakira abashyitsi Yego. ahantu usanga ari ikoreshwa ariko nayo nuza kureba icyuma kiri hejuru gitandukanye na cya kindi cyabaga mu mabara yenda gusa n'idarapo ryo hambere cyane Eh, ubwo rero ubutumwa bwa minema kanguha urugero hari igihe nk'iki ngiki si ubu oya ntabwo ari iki Buriya ikindi butumwa cyari amabara wari umutaka harimo ufite ubutumwa amabara bageneye abantu bagendera mu modoka gusa hari icya mbere kuko imodoka kanguha ifite urugero. umurindankuba hasi uragumamo no mu hejuru. modoka ntacyo kankubaza icya mbere Wagira hari igihe n'amaguru. imvura ishobora kugwa yego urumva niba uvuga ngo iguye dore ngiki cyuma Eh, kuvuga ngo imvura iguye ujya ku kazi
hari uburyo umuntu ubona ko amazi arimo n'aho amushyira mu kaga ahari mu buryo bw'uko avuga ko ntacyo bimutwaye njye sintinya kunyagirwa sibyo yego kuko n'ubusanzwe imvura iyo igwa twese tuba twiruka dutaha turayihunga baba abana ku ishuri n'abandi ariko aho kugira ngo ahubwo buri buhagare munsi y'igiti ngo uyugame wapfumyamo ukiruka mu nzira ariko nabwo utambaye ibirenge utambaye ibirenge nyine nabwo urumva n'amashanyarazi rega ni nk'ubundi ni amashanyarazi abantu babyumve nk'amashanyarazi irinde ikiguhuza n'amashanyarazi n'amashanyarazi yego hari ibikorwa abantu bakora nka buriya ibaze uri muri uriya mutaka iriya mvura irimo kugwa uri no kuri telefone mu by'ukuri ntuteje ibyago wishyize mu kaga irutsiro twe twakarije amarondo yo kwirinda inkuba kujya bashyiramo imirinda nk'uko ubu rero ni ubutumwa bwa minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema ku bindi bisobanuro urahamagara kuri 170 170 hanyuma rome nta butumwa tugezaho se nta butumwa tugezaho romeo se reka romeo ubutumwa se ubutumwa ndabufite bwinshi mukumbure hari ubutumwa ashaka kugezaho romeo ufite play store ntuze yawe jyaho kuri play store na Samuel send love home urabona nta muntu mufite ushaka uri nko mu Bwongereza urumva akaba ari nko muri Amerika mu Burayi urumva igihumbi cy'abanyamerika nyine ahita bari kirimo 1,400,000 yego mukohereza amafaranga ava he ajya he nushaka uyakode no reka mbanze wumve ntuza ikintu gihari yego ubusanzwe hari igihe umuntu akoherereza amafaranga yego ari hanze cyangwa nawe ushaka kuyamwoherereza bikagusaba ko ubanza ukajya kuri gishe y'ibunaka ukajya gusinya ukuzuza n'iki iyi rero ko mbivuge mu kinyarwanda ni momo nka momo nayo ukoresha akugeraho gutya kahita gasora byanivu ariko iyo ntuza ni application ishakwa n'ugiye kohereza yego wowe wakira aza uza kuri mobile money yawe gusa cyangwa kuri konti yawe y'abantu ni urugero nk'abantu bankurikiye babaretse gatoya bagerageza abankurikiye mwagerageza ugakoresha nimero yanjye ni uceceke niyo urimo gusobanura mwese musigaye mukunda tuwa doreste mwabigenza mutyo ni ugukanda akanyenyeri ukurikije ubwo ushaka kohereza nandike nara ariko reka tugerageze shaka nara kuri play store mbese ni wowe ugiye kohereza wowe ugiye kohereza nde ntacyo we ni ukugira ngo bayirebe abantu bagiyeyo bakandika bandika nala nala send money globally ni send money globally samwe utangiye kubimenya nuvuga ngo uri hanze wakurikiza amabwiriza agashyiramo amafaranga interest rate ari hasi ari ikiganza ariko nawe uri mu Rwanda wayamuha ntabwo bigombe sindayaho umuntu uri Tanzania dore hariya hirya handitseho download sinababwiye ko umuntu uri kwa Neve ejo bundi yarutse kumwandira dada siga kandisha n'abari hakurya uyu yambwiye tereka nkwereke uburyo bimeze kandi yakoresheje nara utagira ngo baburage pe seriye zana turebe zana SMS nge simba nkunda ibintu by'amagambo emwe mwarayibonye gutyo pe ubwo rero nara nta yindi nakwereka na za komisiyo zirakora yindi se ko yari Western Union yego ubwo rero korega hano habera ibirori ubwo ni ibyo ngibyo rero mwishe uko muzirobanura ubwo rero abadukurikira muri hirya no hino mushaka koherereza amafaranga n'icyo ugura n'uwo utwerera umuvandimwe wawe ufasha n'umwana wishyura ishuri n'ibindi ntabwo ari ngombwa ko utonda umurongo ku mirongo y'aho kuri za ntuza ushobora kubyikorera urajoyininga rero abantu 500 ibihumbi 500 bakoresha na application ku isi yose boherezanya amafaranga yego ikintu nabonye ni uko batagukata menshi kandi ayo yashyizemo hari yari yakugeraho buriya ntabwo umuntu iyo ajya kohereza n'umubwira ngo urenzeho nayo gukata ayo yaguhaye niyo akugeraho buriya hari ikintu kibaho kuri za application cyane cyane ziba ziri kuri za Apple Store cyangwa se Play Store iyo ubona application ifite rate ya 4.8 iyi application ujya uhita wiha isaruti
kubera ko hanyuma iyo bikunaniye subazane iyo bikunaniye hari support urumva ushobora kujya ku rubuga rwabo washaka nala.com. support ziba zihari mu giswahili mu gifaransa n'icyongereza. Iyo ugiye kuri website yabo bafite na email wandikaho nimugoroba biraza kuhagera n'abazaniye nimero. Okay, sawa. Zaduhamagara. Hanyuma ni nako kandi The Home Kitchen mbatangije ku mafunguro muri iki gitondo murageza saa sita. The Home Kitchen nibo bonyine muri uyu mujyi wa Kigali bakugezaho amafunguro yose watumije agishyushye yiganjemo inyama. Minota 40 niyo yonyine bisaba kugira ngo komande yawe ibikugezeho. Uri mu mujyi wa Kigali nta kindi kiguzi usabwa. Urumva? Ibintu byose ni ruzungu, amafaranga, amafunguro tayari ukayishyura, ibiryo byawe bikakugeraho bigishyushye. Ku bindi bisobanuro urasura imbuga nkoranyambaga zabo zose zitwa The Home Kitchen, ubundi ifunguro ryawe rikugereho rimeze neza na promotion zijya zibaho nyaka ko abantu bazibona. Danibe Home by Smart Retail ni kampani icuruza ibikoresho byo mu rugo byiza bigezweho kandi bikomeye. Ibirimo intebe zo muri salon na salle à manger, ibitanda na matera, utubati n'ameza ndetse n'ibindi bikoresho byo mu busitani, ibikoresho byo mu gikoni, muri douche ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho bikorerwa mu nganda zikomeye ku isi. Akarusho nuko muri uyu mwaka Danibe Home by Smart Retail yabazana ibikoresho bishya itigeze igera mbere mu rwego rwo gukomeza kuzuza ibyifuzo by'abakiriya. Urabasanga aho bakora mu nyubako ya ABC ku Kimihurura cyangwa se ukabahamagara kuri 0788 90 50 90. Neza cyane. Ni nako Mutware Beverage bagufitiye ibinyobwa bidasembuye biryoshye kandi bigufasha kunoza imirimo yawe. Ibinyobwa birimo Mutware Pineapple, Mutware Pomate, Mutware Ginger, Mutware Mixed Berry na Mutware Energy Drink igufasha guharukana imbaduko mu mubiri. Mutware Beverage urabasanga mu isoko rya Nyarugenge kuri wifuza kurangura cyangwa se no kugura detaye. Mutware rero n'umutware mu binyobwa bidasembuye. Muri Five Guy niho usanga ibikoresho byiza byo mu gikoni ndetse n'ibyo ku meza bigezweho bya original kandi bitazagira ingaruka ku hazaza hawe. Amahoteli za restaurant, guest house n'amaroji ndetse namwe mwese mwakira abantu abagiye gushinga ingo n'abandi mwese mukeneye ibikoresho bikomeye muri Five Guy niho bikura. Muri Five Guy bakorera mu nyubako ya TCB mu mujyi rwagati hagateganya na station ya SP ku muryango GOB 011A. Muri La Gloire niho usanga ibikoresho by'ubwubatsi bigufasha muri finissage y'inyubako yawe. Ibirimo amakaro, amarobine, za toilette, noir, gypsum board zikoresha kuri plafond, harimo kandi gypsum plaster powder ituma plafond itavunguka, za MDF zikoreshwa mu gukora utubati n'ameza ndetse n'ibindi byinshi. Urabasanga mu Gakiro ka Gisozi mu nyubako iteganye n'Umukindo Plaza. Nako muri Scovia Fashion uhasanga imyambaro myiza mu gihe ukeneye kwambara ukaberwa. Akarusho bafite ateri badedera modeli zose mwifuza ndetse namwe mwese mwifuza imyambaro y'abakozi banyisa kugira imyambaro y'abakozi banyisa yego kugira ngo batandukanye n'abandi bose. Muri Scovia bari gufashamo Scovia Fashion. Ubundi urabasanga mu nyubako ya Mikinjira akorera Rwanda Revenue kuri Karenge Gatukura Kanso Scovia Fashion Shop. Ubundi umere neza byose. Vuba mfite inkota ya kumama. Ufite inkota kirabwangu turayishakira izina inkota niyo ityaye se inkota mpujyabi. Muri parike y'igihugu ya Nyungwe ishyamba riri mu murage wa UNESCO murage w'isi barageze nk'umuntu utwikamo n'ikara. UNESCO ishobora kumbanura imiganda igatimanura nka Monisco ikaza kubaza ibyo uri gukora mu ishyamba ryacu twese. Hano rero urasangamo ibinyabuzima bitandukanye. Ubundi uhumeka umwuka mwiza, uryame heza. Niba udakunda no kuryama mu nzu ahantu ha camping harahari udumere neza. Abantu bikundira kugenda nijoro tutazanye ya ngofero ya nijoro se so nayizana ku manywa harya ngo ingofero ya mukanda ejo uzayizana ntacyo. Ubwo rero ku bakeneye ni kubukinga mu kwa gatandatu tuzatangira kugendera kuri zipline kumwineneko. Yego bakunda kugenda kuri Canopy Walk. Kubukinga ni kuri email Nyungwe @africanpark.org cyangwa se 0788 317 cyangwa se visit nyungwe.org. Service z'irembo ushobora kwaka icyangombwa cyo kukiriho, ushobora kwaka icyangombwa cyo kuri umusiribateri, umupfakazi se
cy'uko kwishyura washatse ibintu bitandukanye. ushobora kwishyura mituweli ushobora kwaka icyangombwa cy'ubushinjacyaha icyemezo cy'uko utuye cy'uko utuye Nuko utafunzwe icyangombwa nyinshi cy'ubutaka icyemezo yewe izishoboka utekereza zakwa ushobora guhinduza izina gusaba indangamuntu byose. hari na serivisi z'ibigo byikorera Yego. usigaye Byose. batanga kanari Yeah, purisi ukaba wagura kanari dekoderi, ugura ibiki. bya bindi n'ibi turi gukoresha. Yego. kanari bogisi byose ubwo rero akanyenyeri 909 akanyenyeri 909 urwego ukurikiza amabwiriza kwishyura biba byoroshye mobi cash mobile money kujya kuri banki ariko serivisi nziza cyane no kubyikorera byose bikeka gahunda n'ibyikorere kanyenyeri yego ugeramo konti gusa biroroshye pe pfa kuba ufite indangamuntu na telefone ikubaruyeho ibindi byose biroroshye.